bon ejo twabigarutse ariko turabikoraho ntacyo bitwaye. Nahuye na Kwizera Olivier kuwa kabiri nimugoroba wa kabiri pana mwarihuriye mbona nkubone twamaranye amasaha 3 tuganira. Olivier twaganiriye ibintu byinshi ku buzima bwe, uko yakuze. Buri Olivier n'umuntu arizwe na nyirakuru, abyeyi be bitabye Imana akiri muto, n'umwana Soso Mado yacurangaga mu mpara. Impara zimwe zavuzweho yuko ngo nta kibuze Imana gucuranga. Uwo ni wese wa Kwizera Olivier. N'ubu zirahari. Ariko original za nyazo zari ziriya za Soso Mado. No mpamvu mu mazina ye nyine yitwa Kwizera Olivier Mado. Mado rero ni izina rya papa we. Akaba avuka no yitwa Zizou Al Pacino. Oh yes. Warubizi? Bahuje papa wabo ni Mado nyine. Nawe n'umwana wa Mado. Zizou Al Pacino rwose wagiye ukora amahiti. Abyo narinze. Olivier rero bwana Iberi. Cyane. Nibabizwi. Utarubizi gusa rega bwana Ruvuyanga. Nese yo bareba nta gasura. Iyo bitegereje neza cyane barebeye inyuma. Uretse ko wenda Kwizera Olivier wari muremure, afite ukuntu asomba Zizou Al Pacino ariko ubona ko bajya gusa kabisa. Baba muri famille y'abahanzi ariyo bakunda n'umuziki bombi. Akora Kwizera Olivier unakomeza urango mu buzima bwe, ikintu cya mbere yanga no kuva mu rugo. Ntajya ava mu rugo. Urane bamwe n'imitozo 5 mu cyumweru, ntabwo yumva ukuntu yakora imitozo 5 yose ava mu rugo. Uziko n'abahanzi ba Timi baje kumureba mu Rwanda kubera kusubiramo zo ndirimbo zabo. Ukamwe bati duhurira ahantu, bamubwira amahoteli akomeye nyine ngo bahuriremo baganire. Avuga ati nge sinyamva mu rugo mw'abantu. Bamusanze iwe. Olivier turi Kanombe niho yubatse inzu nziza kabisa. Umujene umeze neza. Yaranambwiye rwose ariko ni n'ibintu nyine bizasohoka abantu bazayibona mu bitangazamakuru. Yaranambwiye ati hari n'igihe abantu batekereza ko turi abantu batari seriye, atureke niyo nzu nujuje Kanombe. Ati nge ndi umuntu ufite ibibanza byanjye zakabuka. Nimeze neza ngiwe y'abantu bambona rero y'abantu bamubonye ku kamoto ari kumwe na Kipepe baba batekereza ko ateze nk'abandi bose. Avuga ati nditwara mfite imodoka yanjye nge nta kibazo. Hanyuma akamoto Olivier Kwizera abanaga n'umutipe. Olivier ava muri Saudi Arabia yazanye ibihumbi bigera muri 30 by'amadolari. Umutipe yamwibyemo ibihumbi 26. Niyabimenye. Olivier aza kubikurikirana nyine muri bora pereza baramana transaction yo mutipe barabibona ko yabimwibye. Baravuga ati turagufunga kandi wanyu barishyura. Iwabo bari bafite inzu ya famille. Olivier aravuga ati iyo nzu hakugira ngo igurishwe banyishyure. Ni mu byihorere ngenda muhaye na. Ubundi byagenze umutipe arana. 35 bro. Urumva riga umutipe ngo yazaga ariko nturajya muri Zandani. Umutipe ngo yazaga kwa Kwizera. None yaramenye code ya Olivier burango ntajya bika muri banki. Bagari muri Afrika y'Epfo yagize ibibazo bya passport. Yize ibibazo bya passport amafaranga yagumye muri banki muri Afrika y'Epfo. None umutaramu gabika mu rugo. None aza kuvumbura code akajya yicisha ahantu gutya nk'ugiye kwihagarika agakuramo amadolari. Uwo muniga ngo yavuguruye inzu y'iwabo uri kumva kirava amakaro ngo rimwe agatangira kuzajya abwira abakwiza ati nge timagurira akantu cyangwa ati ko nta kazi ugira ngo bakamuha amakuru ngo nyamara umutaramu ari kuvugurura inzu y'iwabo noneho ngaza kumufatira mu cyuho direct ariko bamufungaga baje kureba asanga yamwibye 25 y'idolari ariko yumvise ko bagiye kuko urumva transaction zarimo na mama w'uwo mugabo barumva amafaranga iyo yibwe bareba aho yanyuze hose nayo bari bamufunze kiza nabonye byajyamo na famille n'icyavati wayamumurekere nta uyu Olivier rero aravuga ati njyewe Rayon Sport ntabwo nkubwira amafaranga nayisabye umubare kuko ntabwo navuga ibyo nasabye ikipe byatuma abandi bakinnyi nabo bashaka nyine kuyifatirana nabo bakayisaba imwe bya Vinicius ushaka amafaranga ya Mbappe we rero aravuga ati njye bampropoje amafaranga bafite atambwiye umubare nanjye mbabwira ayo nifuza ariko nanabereka ko mfite izindi offre 3 mfite offre muri Maghreb mfite offre muri Jordan mfite na offre muri Aziya ndababwira ni byanezeza kuguma muri Rayon Sport kubera impamvu 3 ya mbere Rayon Sport mwamfasha muri no retour ndafite match fitness muramfasha nongera kumgaininga form sura muri equipe nationale nongera gusubirana umwanya mu muzamu wa mbere tunatwara FIFA series
ibyo ndabibashimira ariko namwe murabizi ko nubwo mwamfashije nanjye narabafashije nibyo Yego, nibyo. rero aho kugira ngo abantu mutamaye kiritoma twongere tuze gusubira mu bindi bintu byo kumpa make kandi mfite aho bampa menshi niba mutashobora kubona byibura ibyo mbasaba ubwo nagenda ariko mubigejeho nahaguma icya kabiri aravuga ati nanjye kuba hanze simbikunda kubera impamvu ebyiri aravuga ati mu Rwanda mbi wanjye sinkodesha aba mu nzu ye nyine yo y'Ikanombe Yego. ati icya kabiri nyogokuru wanjye ageze mu myaka 90 niwe papa niwe mama niwe wandeze ni umuntu mba numva ntamara byibura ibyumweru 2 ntamusuye ngo ntekere icyo kijumba tube twiganirira gake gake yarambwira ati nibyo byishimo byanjye kwa nibereye kumwe na nyogokuru wanjye tuganira aravuga ati rero nabyo biranezeza iyo ntagiye kureye nkaba ndi kumwe nawe icya gatatu aravuga ati binamfasha nyine no gukina ku buryo mba mfite niyo playing time neza meze neza mentally nkabasha no kwitwara neza mu kibuga aravuga ati rero ni ikipe nziza ariko Rugaju urabizi ko iyo dushoje kariyeri nimwe muvuga ngo ariko aba bantu ko bakinnye umupira ngo nta kintu bagira ngo ubusengo bakoze iki ati rero amafaranga urabizi ko ni ikintu dukenera erega agize 3 atatu nibera numva kasigaje nk'imyaka 3 cyangwa yenda nk'ine ubwo urumva ko logique yo kwifuza amafaranga meza ntabwo ari icyaha ni umukinnyi mwiza wa nationale ni umukinnyi ugeze mu myaka nk'uko bivuga Samir yo gukorera amafaranga yanyuma mu ndunduro za kariyeri kandi yarabakonvense yarabafashije murabizi nuko yashaka rero Sport rero ikaba nayo cyo kora yatangiye ya gahunda yayo y'ubururu bwacu ikaba iri muri gahunda yo kugura uyu musore ngira ngo Iberi aho niho winjiriramo uduha report yaho bigeze abareyo bigurira Kwizera Olivier niyo mukino bari kugura muri ya gahunda y'ubururu siyo nabonye bateretse Olivier ni Olivier none se abaje hanga n'abareye bose ko bavuga rutayizamu kare kuri iyi gahunda y'ubururu bwacu social media za agaciro kacu ubona ari ifoto yiriho twakiriye abakuriye fan base ya Rayon Sport bari mu matici na Code Mawe n'Imana bavuga ko rutayizamu agiye kwigurira oya rero ntabwo irabishyiraho babihinduye ariko njye amakuru mfite ubura iyi ariko gahunda nibyo batanga basiga iyi gahunda ijya ko gutangira nagiye mbona abantu babareba bagiye bambwira ngo ni Olivier impamvu babikubwiye umva Rugaju impamvu babikubwiye iyi gahunda ijya gutangira y'ubururu bwacu agaciro kacu bavuga ko abafana bagomba kujya bigurira umukinnyi ariko abafana ntabwo bagura umukinnyi batazi abafana bagura umukinnyi bazi agomba kuba ari Abedi bazi agomba kuba ari Muhire Keve bazi niyo mpamvu na hano rero ari Kwizera Olivier bazi urumva ubwo rero ibyo by'umwataka ibyo ntitwabifaturaza kubibaza twumva uko bimeze ahubwo ubururu bwacu ndabona gahunda itari kwihuta cyane kuko bageze kuri miliyoni 3 miliyoni 3 mu minsi 3 nizo zabonetse umunsi umwe cyane oya iminsi 3 mu minsi 3 habonetse miliyoni 3 ni make cyane kuko ubundi gahunda hii igomba gutangirana imbaduko igomba gutangira kandi muri gahunda ya Matici batubwiye ko bigomba kurangirana na Rayon Day ako Rayon Day cyari mu mwanya twitari 18 siswa kari niba batari kubona amafaranga turi za letarani bazayabona uwo mukinnyi bazagura agomba gukina Rayon Day icyo mbaza niba batari kubona amafaranga turi za letarani na za revende abari coveraginga miliyoni ku munsi kandi ubwo nabi mwazayabona batangiye uzayabona rekenze na redu ariko ko batazi ko bakanda akanyenyeri ko kugura nabo reka tubibutse ariko abareyo yewe nkurikije ko bameze ariko dusabe n'Imana n'uburyo buboneke ibintu byo kuzengurutsa isapo yego ni radio y'igihugu rwose ko twakora ubuvugizi ngo akanyenyeri mu gakande si bibi mushigikira ikipe ariko ibi nibyo zayanga zaciye nanone ntabwo kuri radio arashaka amafaranga ugura umukino mwubake inzego mushaka amafaranga ni gahunda baza pfa kugakanda turebe ko bashyiraho indi miliyoni ndagakanda ni gahunda bazanye murera baba kumereye nayo mu gitondo ngo Rugaju ngutore mu mugakandishe ngo turebe ibintu kuzungurutsa ingofero utembeza bakuri ni ikipe y'abafana kaze akanyenyeri kabo ubwo ni 182 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho 8 ugashyiraho 1 bivuze kujya gushyiraho nono za kode ariko kandi akanyenyeri usimbutse akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri ako niko ngiye gutangira ako kanyenyeri niko ngiye kujyaho ako kanyenyeri rero ni amazero 2 ibihumbi 8 amazero 2 ibihumbi 8 ushatse turekere ibihumbi 8
by'amafaranga ariko ubundi ugashyiraho urwego nango ubwo iyo ni kode akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri amazero abiri 008000 yego akanyenyeri 02 Umunani. Ubwoko abo bw'amafaranga. ni ku banyarwanda bari mu Rwanda ariko n'abadiaspora ntabwo babibagiwe iri kwamamaza ni kuvuga ntabwo babibagirwa. abadiaspora ntabwo babibagiwe kereka bari gushimira nibo bashobora nko kubibagirwa no ku kanyenyeri akabara ubwamamaza karafashe nabo babagezeho Mbere abadiaspora bo barohereza kuri nimero ya telefone 078 26 63 899 abo ni abadiaspora aho nibo bakohereza aka kanyenyeri rwose kugira ngo Kabasubiremo bigurire ak'abadiaspora umukinnyi nabo. niko gakomeye 078 abadiaspora baba bari bubyibuke bakakumva abadiaspora barakumva hari n'abakoze shift y'igitondo ariko y'ijoro wa muntu bibereye mu bari kazi gusanga. naza guparikaga kandi 078 28 63 899 ubwo handitseho rero byanze bikunze ubwo rero nimufashe Rayon Sport muyigurire uwo mukinnyi nk'uko mwabyemeje abafana niba ari umwataka cyangwa ari uwo muzamu Kwizera Olivier mugire amafaranga mushyira kuri izo kode yaba ari muri diaspora no mu Rwanda